Mwiriwe neza inshuti bakunzi mudahema gukurikira ibiganiro ndetse n'amakuru tuba tunyuza kuri uyu muyoboro wa Kirehe TV Show. Tubahaye ikaze aho muherereye hose, yaba abadukurikiye bari mu gihugu cy'u Rwanda mu majyepfo, mu majyaruguru, abadukurikiye bari mu burasirazuba bw'u Rwanda, abari mu burengerazuba, ariko kandi namwe mudukurikiye muri mu mujyi wa Kigali, tubahaye ikaze kandi tubifuriza gukomeza kugubwa neza. Ariko hari n'abadukurikiye bumva ururimi rw'ikinyarwanda bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, namwe turabifuriza gukomeza kugubwa neza. Tugiye kubagezaho inkuru irimo kuvugwa, inkuru ivuga ko ubu umuyobozi wa Rwanda FDA ubu yamaze kuba yatabwa muri yombi kumwe n'abandi barenga 18 cyangwa se babarirwa muri 18, harimo abanyamabanga nshingabikorwa ab'utugari ndetse n'ab'imirenge, ariko kandi hakaba harimo na ba nyir'inganda. Ushobora kwibaza ati ibyagenze bite? Murabizi ko tumaze iminsi turi mu ngamba, leta yarafashe ingamba zo kurwanya inzoga zitujuje ubuziranenge, ikagenda ifunga ndetse na zimwe mu nganda zirimo izakoraga ibyo kunywa bitujuje ubuziranenge, aho abanyamabanga nshingabikorwa bagarukaga inyuma bakumvikana na ba nyir'inganda, noneho bakongera bagakingura inganda zigakora mu buryo butemewe. Ibi rero urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwabigarutseho ku itariki 13 z'ukwezi kwa munani, ubwo rwerekanaga abantu 18 barimo Profeseri Emile Bienvenu, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge, imiti n'ibiribwa Rwanda FDA. Profe Emile Bienvenu ari mu bantu RIB yerekanye ku munsi w'ejo ku itariki 13 Kanama 2026. Aberekanywe bose ni abakozi ba leta barimo 10 bakorera Rwanda FDA, harimo kandi abakozi b'ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSB, hamwe n'abanyamabanga nshingabikorwa ab'utugari ndetse n'imirenge. Abantu 10 ba Rwanda FDA barimo Dr. Nyirimigabo Eric ukuriye ishami ry'ibiribwa, Dr. Nyamwasa uyobora ishami rishinzwe ubugenzuzi, harimo kandi Christian Namahoro inzobere mu gutanga impushya ku bigo bikora ibiribwa, hakabamo Muhimpundu Alice inzobere mu bugenzuzi bw'ububiko n'ahacururizwa ibiribwa, hakabamo kandi Kangabe Benita inzobere mu ikoranabuhanga ry'ibiribwa n'ubugenzuzi, hakaza Uwamahoro Elizabeth inzobere mu mutekano w'ibiribwa no gukurikirana imikoreshereze y'umutekano wabyo, harimo kandi Niyigena Claudine inzobere mu bugenzuzi bw'ububiko n'ahacururizwa ibiribwa, Ndayishima inzobere mu gukurikirana imiti y'abantu nyuma yo kujya ku isoko, ndetse na Nizeyimana Janvier inzobere mu by'ubwubatsi bw'inganda zitunganya ibiribwa. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Abitsiri yavuze ko kuva ku itariki 20 Nyakanga 2026 hamaze gutabwa muri yombi abantu babarirwa 104 bakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano no gutunganya ibinyobwa bisembuye bitujuje ubuziranenge. Muri bo 97 bakaba barakorewe dosiye ndetse zishyikirizwa ubushinjacyaha, aho yabigarutseho agira ati iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko hari ibyangombwa yagiye atanga adashingiye ku myanzuro y'akanama ka tekinike Internal Technical License Committee. Twumvise neza ko kariya kanama umwanzuro wako ariwo ashingiraho. Yatanze urugero ku bugenzuzi bwakozwe ku ruganda rukora ibinyobwa bisembuye, hasangwamo imashini ikamura umutobe ifite ingese nyinshi, aho yabisobanuye agira ati ni ikintu giteye ubwoba utareka, ariko kandi biza kurangira urwo ruganda rwahawe icyangombwa, kandi noneho icyemezo cyo gutanga icyangombwa kidashingiye ku mwanzuro w'akanama ka tekinike. Iperereza ryagaragaje ko tariki ya 23 Mata 2026 umuyobozi mukuru wa Rwanda FDA yatanze icyangombwa cyitwa FBO Food Business Operation License, ihabwa umuntu wujuje ibyangombwa bitatu ku itariki 19 Gicurasi
ako kanama kasuzumye raporo y'abagenzuzi bemeza ko uru ruganda rudahabwa iki cyangombwa, ariko byumvikane ko basuzumye icyangombwa cyamaze gutangwa. No muri RSB harimo abantu nabo bafunzwe. Mu bantu RIB yerekanye harimo abakozi ba RSB bashinzwe gutanga ibyangombwa bitandukanye bakekwaho ibyaha binyuranye. Abo ni Mporanzi Samuel, umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga impamyabushobozi z'ubuziranenge ku rwego rw'igihugu, Kanyange Celine, umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga impamyabushobozi z'ubuziranenge bw'ibicuruzwa, hakaza Kabanda Eric, umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga impamyabushobozi z'ubuziranenge bwa systeme. Hari kandi abakozi batatu bo muri RSB bakurikiranyweho icyaha gishingiye ku gutanga icyangombwa cya S-Mark gihamya ko igicuruzwa cyujuje ubuziranenge, aho bagihaye ibigo birenga 18 kandi ibyo bicuruzwa bitujuje ibyangombwa bisabwa na Rwanda FDA. Dr Murangira yavuze ko ubusanzwe kugira ngo S-Mark itangwe na RSB, umucuruzi cyangwa uruganda rubanza kubisaba, hanyuma hakarebwa niba igicuruzwa cyujuje ibisabwa na Rwanda FDA aribwo gihabwa icyangombwa. Aho yabisobanuye agira ati twasanze nk'ikinyobwa runaka agifite S-Mark, ariko wajya kureba muri bya byangombwa bya Rwanda FDA ugasanga nta na kimwe gifite. Ni ibintu byateye icyuho kinini kuko ari byo byabaye nyirabayazana waka kavuyo ko kubona ibicuruzwa ku isoko bitujuje ubuziranenge. Dr Murangira yasobanuye ko abakozi bo mu nzego z'ubugenzuzi bw'ubuziranenge batawe muri yombi bahuriye ku cyaha cyo gukoresha ububasha bafite mu nyungu bwite ndetse hamwe no kudakora igitegetswe mu nyungu zabo bwite, kuko ubusanzwe abakozi bashinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge bemerewe gufunga ibicuruzwa bitujuje ibisabwa. Ibyo ariko ntabyo bakoze, kandi bigaragara ko ari mu nyungu zabo bwite, kuko bakingiraga ikibaba abakora ibitemewe ariko byangiza ubuzima bwa benshi. Aho nanone yabisobanuye agira ati ziriya nganda zose zafunzwe zarakoraga zikunguka zikinjiza amafaranga kandi zidafite ibyangombwa. Ni ukuvuga ko bariya bashinzwe gutanga ibyangombwa bishe ijisho, birengagiza nkana, bahesha inyungu abantu batari bakwiye kubona. Ni nyuma y'uko mu Rwanda hafunzwe inganda zirenga 150 zakoze ibinyobwa bisembuye bitujuje ubuziranenge. Dr Murangira yavuze ko abanyamabanga nshingabikorwa b'utugari ndetse n'ab'imirenge 5 batawe muri yombi bakurikiranyweho icyaha cyo kuba ibyitso ku cyaha cyo guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha ubuzima. Iki cyaha bakurikiranyweho bagikoze mu buryo bwo gukorana na ba nyir'inganda, bakajya bababurira cyangwa zaba zafunzwe bakongera kuzifungura bidakurikije amategeko. Aho yabisobanuye agira ati aho twajyaga mu bikorwa byo gushaka aho biriya binyobwa byengerwaga, kubera ko tuba dukorana n'inzego z'ibanze tugasanga babarabuye. Muri abo harimo n'abafashwe nyuma y'uko muri iyi minsi ziriya nganda zimaze gufungwa basubiye inyuma bemerera ba nyir'inganda kongera gukora. Aba banyamabanga nshingabikorwa ngo bongeye gufungura izi nganda babwira ba nyirazo ko ari ibintu by'igihe gito bizahita birangira. Gusa Dr Murangira yashimangiye ko amazi atari yayandi, kuko ubu n'abazihaga ibyangombwa bidakurikije amategeko nabo ubu batangiye gufungwa. Anshuti bakunzi mwakurikiye iyi nkuru ndetse n'amakuru dusanzwe tubaha, ari naha dusoreje aya makuru yacu.
tubifuriza gukomeza kugubwa neza, ariko kandi niba udukurikiye utarakanda subscribe, ubu noneho wakanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru zacu mu buryo bwihuse. Tubifurije kugira ijoro ryiza.